Twongeye kubasuhuza mwebwe mwese mukurikiye Dede Fashion TV. Turabashimira mwebwe mukomeje gukora subscribe, namwe mutarayikora turabashishikariza kuyikora kugira ngo murusheho kunguka ubumenyi mu bijyanye no kudoda. So guys, rero turashimira resulta zanyu, comment zanyu, turashimira uburyo mukomeza kutwereka yuko murimo kudukurikira, uburyo mukomeza kutwereka ko mudukunda, uburyo mukomeza kutwereka urukundo, turabibashimira cyane 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 cyane. So uyu munsi nifuje kubaha video mbereka ukuntu umuntu yigisha kunyonga, inzira z'imashini, inzira z'indodo ku mashini. Rero ni muri urwo rwego mubonye no video itangira ndimo kumwereka ahantu ari bucishe urudodo. Urudodo mwahabonye, nimba mwarebye video uko yabanje mwabibonye. Ubu rero arimo arabyapurika, arimo aracisha urudodo aho nagiye mwereka. Guys, uriya iyo uzi umwuga nta kintu cyiza nkabyo. Nta kintu cyiza nkabyo rwose, biba ari iby'agaciro kanini cyane, kanini. Ariko ndimo natekereza ko mu minsi iza nzajya mbereka utuvideo duto tw'uburyo umuntu ashobora gufata umwenda akawubyazamo undi. Tuvuge wenda ufite ijipo yakunaniye cyangwa se utabasha kwambara, burya iyo jipo ushobora kuyikuramo undi mwenda bigakunda. Ibyo ngibyo rero ni ibintu nzagenda mbereka uko iminsi izajya igenda yicuma, kuko mfite ibikoresho by'ibanze, nta mpamvu yo kutabereka ubumenyi bwinshi ngiye mfite. Ariko guys, hari ikibazo cy'uko mu video zo kubigisha ntabwo muzireba cyane. Sinzi nimba wenda abantu basura ino channel ari abantu bamaze kwiga kudoda, ariko nanone ubaye waramaze kwiga kudoda ntago wakabaye utarimo kwiga ubundi bumenyi. Nk'umuntu nka video zose nashyizeho zo gukora wig nta views zifite, bivuga ngo nta bantu bigeze bashaka kubyiga. Kandi tugomba kugendana n'ibintu bigezweho. Izi wig zitanga amafaranga. Ubu ni video ishobora kutaza kurebwa kubera yuko ariyo kwigisha. Mujye mugerageza nabyo mubikunde. Namaze kumwereka inzira z'indodo, nawe yamaze kuzireba neza. Ndimo ndareba munsi ko urudodo kariya akabuwate karimo neza, akabuwate karimo urudodo rwo hasi, ndimo ndareba ko kameze neza. Ni ukuvuga ngo kariya kantu nako nzabereka uburyo bagashyiramo urudodo, uburyo bagakora byose, uburyo nyine ushobora kukafiraho, tubyita kwafira, byose nzabereka. Ubu rero ngiye kumwigisha gukuba igitenge. Impamvu rero nakoze ino video gutya, nagira ngo mbereke ba bantu batekereza yuko kudoda ari ibintu byoroshye. Nibyo koko mweretse inzira z'imashini arazimenya, ariko se koko kunyonga ni ibintu byoroshye ku buryo ari buhita ashyiramo akadoda? Hari abantu benshi babitekereza gutyo. Muraje murebe, biraje bimunanire. Wasanga nawe yari ari muri ba bantu bavuga ngo si ukunyonga se, ngo kunyonga se si ibintu byoroshye. Guys, nagira ngo mbabwire yuko umuntu uzi neza ko kudoda byoroha, nicyo kintu cya mbere kitanoroha rwose. Kwiga kudoda ntago ari ibintu byoroha, ntago ari ibintu uza ngo unyerere byizane. Nimba mutari mubizi ibyo bintu mubimenye, ntago byizana. Ahangaha yari ataranamenya nuko iyo umaze gushyiramo igitambaro umanura ipasi. Ipasi urabibona ko ibizamuye kugira ngo umwenda ubone uko ujyamo, bivuga ngo umanura aka kantu k'inyuma kugira ngo ipasi imanuke. Twagiye no kunyonga. Okay, mwabibonye? Hari abantu bazi ngo kunyonga ni ibintu byoroshye, ngo si ukujya se ugahita unyonga. Guys, nimba hari ikintu cya mbere kigora, buriya mwari muzi yuko umuntu yiga kunyonga imashini bisanzwe icyumweru cyose.
byamunaniye aha yari arimo kumbwira ati rwose ibi ngibi ntabwo bikomeye, ngewe nigeze kwiga kudodaho gatoya, ngewe ndabibasha ariko byamunaniye. Guys, kwigisha kudoda ntabwo ari ibintu byoroshye man, ntabwo byoroshye arimo aranyonga agahita asubiza inyuma. Nagira ngo mbereke ahantu akandagiye kuri pedari neza rwose ibirenge bye bimeze neza, ariko kunyonga byabaye ikibazo gikomeye, ubu ngubu yari atangiye kunyonga bihita byanga. Guys, mukomeze mwitegereze murebe, ahangaha yari abishoboyemo ariko pedari yanga kugenda. Ni ukuvuga ngo pedari yo hejuru ikorana n'iyo hasi. Iyo urimo kunyonga ugomba kumvisha ibirenge ariko no hejuru wahitayeho. Hejuru urimo urareba ukuntu pedari yo hejuru igenda, n'iyo hasi ugomba nyine gake gake ukayijyana gake, ugahita ukurikira kano kantu arimo gukandagiraho, ugahita ukomeza ukakanyongeramo. Nibyo bintu nibwo buryo bwo kunyonga imashini, ariko uri kubona ko byanze pe, muri kubona ko byanze. Ubwo twageze aho dukuraho umwenda ngo abanze amaguru ye yamenyereze ukuntu ari bunyonge, ariko nabyo byanze. Guys, ahangaha niho rero uhita ubona yuko ibintu wajemo atari ugukina, byanze pe. Niho hantu uhita ubonera yuko ibintu wajemo nta mikino ibirimo. Uyu muntu ni umunyeshuri wanjye, yaje kudoda, yaje ngo mwigishe, amaze amezi 2 afite uwundi muntu umwigisha. Guys, murebe ukuntu hariho n'abantu twavuga yuko batari inyangamugayo. Umuntu akamara amezi 2 iwawe ngo yiga kudoda bikarangira, ibaza ariko kumara amezi 2 utaramenya no kunyonga imashini, byanze. Bivuga ahangaha nari ntangiye kumufasha, bivuga yuko yaje man, ni ubuhamya burebure kuri uyu munyeshuri. Uyu munyeshuri wanjye yaje ngo umwarimu we narebye mu ikaye yamwigishirizagamo, nsanga harimo ngo ibijyanye n'imirire myiza, ngo yageraga hakabaganiriza. Guys, ahangaha nari ntangiye kumwereka uburyo banyonga. Ukurikira nyine ino pedari uburyo igenda urayikurikira. Nimba muri bakubira muri kureba ukuntu ibirenge byanjye birimo gusa nk'ibyayikurikiye, ntago wowe ibirenge byawe ari byo biyobora iriya pedari, oya, ahubwo iriya pedari yo hasi wowe urayikurikira. Icyo uyifasha ni ukugenda uyigarura. Dore ya pedari yo hejuru navugaga, murabibona? Yes, murimo murabibona ko ibirenge byanjye byayikurikiye. Ndimo ndanyonga neza nta kibazo rwose, nanyonga nicaye, nanyonga mpagaze, hose birakunda. Ni ukuvuga ngo ikintu ukora ubanza kumvira pedari, wikuramo ko ari wowe ugiye kuyinyongesha cyangwa se kuyitwara, ubwo ariko reka mbivuge, ahubwo ukishyiramo ko wowe ibirenge byawe bigiye guhita bikurikira pedari aho irimo kujya, ukayifasha gukomeza kugenda, ariko ari wowe uri kuyikurikira. Iyo ushatse guhatiriza ngo abe ari wowe uyiyobora, ewana, ntago bikunda do. Murabibona ko byongeye bikanga kubera ko muri we hahise yishyiramo ko ari we ugiye kunyonga imashini, kandi imashini ubundi kugira ngo yemere kugenda wowe urayikurikira. Byanze pe, biranze. Ubundi urabanza ugaturisha ubwonko bwawe, ukabwumvisha yuko ugiye kunyonga, pana kumvisha ubwonko bwawe ko ari wowe ugiye kunyonga iriya mashini. N'ubu ntabwo byakunda. Guys, nari ndimo kuvuga ukuntu umuntu
aza kwigisha umuntu kudoda akamara iwawe amezi 2 ataramenya no kunyonga imashini, ahubwo uri mu kumwigisha ngo iby'imirire myiza nta majeni. Si ibintu ni umwarimu wabikubwiraga wakwigishaga kudoda ngo mumbwize ukuri imirire myiza no kudoda birahurira hehe? Urabihuza ute mu by'ukuri ku muntu waje iruhande rwawe? None uyu muntu we yari afite ikibazo cy'uko nta nubwo yigeze agera mu ishuri ngo avuge ngo aranasobanutse cyane, ibyo yamubwiraga nibyo nawe yakoraga kuko yumvaga yuko ari umwarimu nyine. Guys, rero hariho n'abantu bari burebe iyi videwo wenda ari abarimu, mujye mugerageza niwumva ikintu utakizi aho kugira ngo urye amafaranga yo guhemuka, afazari rwose byihorere utungwe n'ayo kudoda. ubwo kwigisha si impano yawe, nabyo mujye mubimenya ko no kwigisha ari impano. ahangaha ndimo kumwereka ukuntu yabiyobeje, yari yamaze kumenya kunyonga neza. ahangaha noneho ndimo ndamwerekera ahantu ari bucishe urudodo, kuko no kuyobora nabyo ni irindi somo ubwaryo. Kuyobora nyine kuba ahangaha ndimo kumwereka ukuntu wakuba igitenge, ni ukuvuga ngo ngiye ndashaka ko udoda uko wakuba igitenge, nk'uko wakuba umwenda ukeneye umwenda ukubye ikintu wapi n'ibyo. rero biza kurangira uko nyine kano kantu kameze, ubwo atazi kuyobora. ubwo nari maze kumushushanyiriza mweretse ahantu ari bucishe urudodo, birangira nabyo atabibashije. impamvu nakoze iyi videwo ni ukugira ngo mbereke neza yuko bishoboka ko umuntu yaba azi ngo amaze igihe yiga ariko nta kintu kimwe nta na kimwe. mukomeze mukurikirane ino videwo muyirambirwe. aha watangiye wakubye kabiri, nari ndimo none reba hano aho yabyiciye, ahantu yabyiciye. wari buhagarike ukongera ugakuba nanone mo kabiri. Guys, byaje kurangira rero kuyoborera ku gitenge gukuba akantu gato, dufata kongera ugakuba akandi ka kabiri kugira ngo arebe neza neza ko ahantu arimo gucisha ubudodo atari ko mu gitenge harimo amabara menshi, wenda ashobora kandi kuyobora kudoda urudodo rugororotse. ahangaha ukubye kinini, kudoda urudodo rugororotse ni ingenzi pe, bitabaye ibyo ibintu byose waba urimo kubyangiza. ikindi urimo gukuba ukuba kabiri, ntabwo ukuba rimwe. urimo gukuba umwenda cyangwa igitenge ntabwo ukuba kabiri, nako ntabwo ukuba rimwe, sorry, ukuba kabiri kugira ngo nyine hataza kuza ibintu bipfutaguritse imbere. ahangaha rero turimo turagorora akantu agiye gukubiraho kugira ngo urudodo narushyiraho aharemo kudodesha urudodo bidasa n'umwenda, kugira ngo arebe nimba yabigoroye cyangwa nimba bikiri kubamo ikibazo. ariko uko byaranye twaje gusanga ntago aramenya kugorora, kandi mwibuke ko amaze amezi yiga. nawe yamaze kubona ko ibintu arimo bitarimo kuvamo, ahitamo. sinzi impamvu iyi videwo yaje ari ntoya, ikaje ari gatoya, ntabwo nzi ukuntu byagenze, ariko nizere ko murimo murabibona, nizere ko harimo kugaragara. rero kudodesha urudodo rw'umukara, ariko nabyo ntabwo byari biri kugororoka neza. ngaho reba akantu watangiye ukuba hano, urebe hano ikigezeyo. aha havutsemo ikindi kibazo rero sasa, havutsemo ikibazo cy'uko hejuru yatangiye akuba akantu gato, hepfo birangira atari kinini. murabyumva ko umuntu atagukubira umwenda gutyo, kuvuga ngo ubu ugomba watangiriye hano, urugero watangiriye akamanura wagera ubona kagiye kuba kanini,
ugahita ubanza ugahagarara kunyonga ukongera ukazinga kandi kangana hageze ahantu utarimo gukontorora iyo ubiretse kigenda kijyana urumva kiba kiyoboye nta muntu uba ukiyoboye gutyo ibaza abaye ari nk'igitenge cy'umukiriya ukamuzingira ibintu bitangana kuri uyu muntu wanjye byari bitangiye kugorana kubera yuko bamubeshye ko yize kandi mu by'ukuri nta kintu kimwe yize. Nkanjye mwarimu we rwose nasanze nta kintu kimwe azi nta na kimwe azi. kandi impamvu uyoboresha akaboko katari akaboko ayoboresha aka kaboko ntabwo ariko kayobora hayobora kano akagacamo umuntu kagomba guhinduranya niko gafata umwenda kagenda kagira gute niba umuntu arimo kuyoboresha imoso murumva imoso hari igihe kagumaho umwanya wo kugira akaba ariko karekare akaniko kaba karekare ibintu byose kereka wenda kuri wa muntu n'ubundi usanzwe ukoresha imoso ariko umuntu ukoresha indyo aba agomba kuyoboresha ukuboko byari bikiri kugorana ntabwo aramenyera uko ukuboko kw'iburyo bakuyoboresha ararambika gusa. Ibi bintu rero nizere yuko muri kubibona uriya umuntu arimo gukora videwo aba ari kukwereka ikosa nimba hari iryo ujya ukora ukarikosora. noneho byarangiye muciriye imirongo aba ariyo adodamo kugira ngo amenye kumva nanjye ntacyo naba amufashije ndi kumwereka ko ibintu yabyishe ariko sinanamukosora. noneho nahise muciye imirongo ndamubwira noneho sasa ayidodereho. abandi bigishiriza ku mpapuro nanjye njya mbikora ariko uyu nguyu kubera ko ngo bari barabimwigishirije naravuze reka dushushanye ku mwenda bisanzwe turebe yuko ari burugorore kubera ko urumva umuntu iyo afite ikibazo ubanza kureba kwanza ngo afite ikihe kibazo akaba ari cyo umufashamo naho kumufata mu bintu muri rusange rwose uba urimo guhemuka. ibaze nko kumara umuntu akamara amezi 6 iwawe atabasha no gusubiramo umwenda wacitse. guys murumva ko biba ari ikibazo gikomeye cyane ntabwo biba ari byiza pe. aha ngaha niba kumubwira ko arimo arafata umwenda akawukomeza bigatuma utava mu mashini. yarandodeye rwose aradoda noneho twe twabanje gushyiraho urudodo rw'umukara kubera ko nakoresheje ikaramu y'umukara ntiyabasha kubona neza ahantu yagiye ayoba. noneho dushyiraho urudodo rudasa n'umwenda kugira ngo tumwereke ahantu yagiye ayoba. ariko ndashimira umunyeshuri wanjye ko rwose hari ibintu byinshi yagiye amenya urumva uramwigisha agahita afata. noneho hari undi rwose biba bidakunda pe, nagira ngo mbibutse ko uyu muntu amaze amezi 2 ngo yigaga kandi ikindi kibazo gihari ni uko nubwo yigaga yari amaze kwidodera ijipo, yari yamaze kumenya kwidodera ijipo, yamaze kumenya ariko nabyo ntabwo yari abizi. urumva mwarimu yaramukatira. guys turabashimiye rero mwebwe mwakurikiye videwo yose mukayirangiza. ni iby'agaciro kubagira, mukomeze mugikurikirane kandi mukomeze mwunguke ubumenyi. guys nabasabaga kugira ngo nimba iyi videwo hari icyo wumva uyitekerejeho cyangwa mukuyireba byose ukayirangiza hari icyo ubonyemo cyangwa wungutse twandikire muri comment. ikindi nimba wumva hari undi muntu wundi wasangiza iyi videwo wenda uzi neza ko akeneye kumenya kwiga kudoda nawe
wayimusangiza umusharinga, kubera yuko ushobora kutabona ubushobozi bwo kujya kwiga kudoda, ariko ndazi neza ko ukurikiranye ino video ukayirangiza ni ukuri wamenya kudoda pe, kuko nzagenda mbaha video nyinshi zitandukanye zo kwiga kudoda. Ubwo rero nimba hari undi muntu wundi uzi ushaka kumenya kudoda, guys, musharinga ino video, uyimusharinge abashe kujya akurikirana kuri no channel, hanyuma azunguka ubumenyi bwinshi. Ndabizeza ko nzagenda mbaha ibintu byinshi bitandukanye. Ndabashimiye rero, mukomeze mugubwe neza, Imana ikomeze ibiteho, kandi mukomeze mwunguke ubwenge n'ubumenyi, byose bituruka ku Mana. Ndabashimiye cyane, mukomeze mukore subscribe utarayikora, uwayikoze nawe akomeze yunguka ubumenyi, ashyireho comment, like na share. Byose bitwereka yuko muhari, natwe bigadutera imbaraga zo gukomeza kubaha ibindi byinshi byiza. Guys, ndabashimiye, thank you.